Mwiriwe, Yesu ashimwe, Yesu nashimwe. Nshimiye Imana inyemereye guhagarara ngaha aka kanya. Mpagaze aha ngaha rero ndi umukiranutsi ushima Imana. Twese turabakiranutsi turi hano. Niba uri umukiranutsi vuga ngo Imana nishimwe. Kandi ubivuge cyane, Imana nishimwe. Haleluya. Yego. Ni twebwe dukwiye kuvuga ibi bintu. Kuko Imana yadukuye kure. Imana yadukuye habi, twari abanyabyaha, ariko Imana iduhindura abakiranutsi. Kuba tubivuga twemye ni intsinzi. Ariko kandi nitwirata intsinzi yacu, ahubwo twirata intsinzi ya Yesu. Haleluya. Ndashaka ngo dusangire ijambo riri mu Kuva. Ibice ni 14. Guhera ku murongo wa 10 ndasaba umuvolonteri uri bumfashe ari nsomere kuva ku murongo wa 10 kugera kwa 19. Nukuva ibice ni 14 kuva ku murongo wa 10 kugera kwa 19. Waba yahageze yansomera. Urakoze cyane. Kugeza ku murongo wa 19. Insanganyamatsiko cyangwa se titire y'ubuhamya bwanjye iravuga ugutangira kubaho ubuzima bw'umwuka. Mbishanishije n'ubuhamya rero bw'ubuzima bwanjye bw'uburyo bw'umwuka. Nge nakiriye agakiza mu 2007 mu kwezi kwa 7 itariki 25. Iyo niyo sabukuru njya nizihiza kuva icyo gihe, kuva 2007 kugeza muri uyu mwaka. Kubera ko niwo munsi navukiyeho ubwa kabiri muri Yesu Kristo. Mbere yuko nakira agakiza, ntabwo nabanje kunyura mu madini menshi nkuko bijya biba kuri benshi, ahubwo naho nagiye najyaga nkurikira ababyeyi cyangwa se abo nabaga ndi kumwe nabo. Nabashije kujya mu barokore ndetse no mu badivantiste, ariko sinavuga ngo nari umuyoboke wabo, ahubwo nakurikiraga abo nabaga ndi kumwe nabo. Imana iza kungirira ubuntu rero muri uwo mwaka, menya hano kuva mu kwezi kwa mbere numvaga ibijyanye n'ubutumwa bwiza, ariko nza kwakira agakiza mu kwa 7. Bivuze ngo haciyemo amezi 7 kugira ngo nakira agakiza. Habayeho rero intambara nyinshi mu mutima wanjye. Nkimara kumva uko bambwiriza warababariwe, Yesu Kristo yaragucunguye, uko nirebaga narabyumvaga, ariko ntago byamanukaga ngo bigere mu mutima wanjye. Nabyumvaga hano mu bitekerezo byanjye. Narababariwe nibyo, na Yesu Kristo yaraje aradupfira, ariko ndakibonaho ibyaha. Icyo kintu nicyo kintu cyantangiraga kuba navuga ngo ndi umukiranutsi, ngo mbyature n'akanwa kanjye cyangwa se ngizeze umutima wanjye, bitewe nuko nubwo ntabayeho niyiriza ubusa cyangwa ngo njye mu butayu. Inkuru yanjye itandukanye n'iy'abandi. Nge ntago nigeze niyiriza kenshi, nta nubwo nigeze njya mu butayu mvuga ngo ndi gushaka ijuru, oya. Ariko ubwo numvaga ubutumwa bwiza kuva mu kwezi kwa mbere, warababariwe, waracunguwe, kubera ko Yesu Kristo yaje yoza ibyaha byawe biciye mu maraso ye. Narabyumvaga nkumva nibyo, ariko nakirebaho nkavuga ese narababariwe koko? Kuko hari ibyo nisangagaho, hari ibyo nirebagaho. Ijambo ry'Imana rikambwira ngo waracunguwe, warababariwe. Nabandi kumwe n'abandi hakaba ibyo niciraho urubanza. Nareba mugenzi wanjye nkavuga nti ariko se uriya muntu koko umbwira ngo narababariwe? Dore ko nigeze kugera mu barokore, ubwo ngeze ahangaho wambwirije nabanzaga kwitegereza imyambarire. Avuga uyu muntu uri kumbwira ngo narababariwe, we ahera kuki? Yego koko byanditse muri Bibiliya, ariko se kubera yuko byo byari byaranguye mu matwi, umuntu w'umukristo agomba kwambara atya, agomba kugira imyitwarire runaka, ariko ababimbwiraga narebaga iyo myitwarire batayifite,
nkurikije aho nari narabanje. Rero byabaye intambara kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa karindwi, mpanganye n'icyo kintu ariko nkomeza kumva ubutumwa bwiza. Imana rero iza kungirira ubuntu, nza gusanga kuba naba umukiranutsi atari uko hari icyo nakora cyangwa se hari icyo nubahirije, kubera yuko iyo urebye mu isezerano rya kera abantu babaga abakiranutsi kubera ko hari icyo bakoze, kandi uko gukiranuka kwabo kwabaga ari igihe gitoya. Yakoze icyaha, aratanga igitambo, namara gutanga igitambo gipfire cya cyaha cye, ya maraso abarwe nk'incungu ya cya cyaha cye, yongera agaruke hahandi nakora icyaha akomeze agende muri iyo serikire. Rero mu isezerano rishya ari naryo nigishwaga icyo gihe, iyo urebye mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10 umurongo wa 10 ndahakunda cyane, havuga ngo ni ubushake bw'Imana, ngo uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa tubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa, ngo bibe bikoze iki? Ngo bibe bikoze iki? Turawuhuje uwo murongo? Vuga haleluya niba duhuje uwo murongo. Haleluya. Yego. Bakambwira ngo uko gushaka, icyo gihe narabyigishwaga, uko gushaka kw'Imana niko kwatumye wera ubiheshejwe nuko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa. Ntabwo ari uko hari imyitwarire myiza wagize kugira ngo ubashe kuba umukiranutsi, ahubwo nuko umubiri wa Yesu Kristo watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Iryo jambo naryo ringwa mu gutwi, ndavuga hanyuma ku murongo wa 17 naho ndahakunda cyane, ngo nuko rero ubwo ibyo bikoze iki? Ubwo ibyo bikoze iki? Ntihariho kongera gukora iki? Ndongera ndanezerwa. Hari haciye nk'amezi 3-4 gutyo, ariko nabwo ntibyinjira mu mutima wanjye, bigasigara mu bumenyi. Hari nubwo nahuraga n'abantu nkabibabwira ariko bitari mu mutima wanjye, biri mu bumenyi gusa. Mu kwezi kwa karindwi rero twari twageze igiterane, nibwo ijambo ry'Imana ryaje kumanuka binyuze muri iki gitabo, ndetse binyuze no muri Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Nkunda kuhavuga cyane kuko iri jambo naryize kuva nkiri umwana mu iyobokamana, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye ikora iki? Ese mwabivuze cyane, byatumye ikora iki? Ngo kugira ngo ukoze iki atarimbuka, ahubwo akora iki? Ntabwo hari ikindi kintu icyo ari cyo cyose ngo kora gutya. Numwizera ako konyine, ngo umwizera wese hatavuyemo n'umwe kuva isi yaremwa kugeza igihe Yesu Kristo azagarukira, ngo kandi ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, niyo byatumye nyine urwo rukundo rw'Imana nirwo rwatumye itanga umwana wayo, ni ukuvuga mu yandi magambo itanga umurimo wayo yikoreye, kugira ngo uwizera uwo murimo Imana yakoze azahabwa ubugingo buhoraho. Rya juru abantu baharanira bari mu butayu, bari no kwiyiriza cyane, banarira cyane. Hari abizera ko ibyo ari byo bishobora kumujyana hehe, bikamutera umuhate wo gukora cyane. Hari abantu bita abinginzi, sinzi niba mwebwe mwarabanye nabo. Mwabanye n'abinginzi? Ashobora kubwirirwa akaburara icyumweru cyose, siko bimeze? Ibyo bintu byari bikwiye gukorwa n'umunyabyaha cyangwa byari bikwiye gukorwa n'umukiranutsi? Byari bikwiye gukorwa n'umunyabyaha cyangwa n'umukiranutsi? Murabikora se? Rero maze kumenya uyu murongo, ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe iki? Ubugingo buhoraho. Ndanezererwa cyane mu mutima wanjye, nshima Imana, ndavuga kuko Imana yatanze Yesu Kristo, kandi kubw'ubushake bwayo niyo yashyizeho uwo murimo, ngo nimbyizera gusa mpinduka umwana w'Imana. Kuva uwo munsi mpita mpuzwa n'Imana
ku itariki 25 z'ukwezi kwa karindwi, ntangira kwamamaza, ntangira guhamya ko ndi umukiranutsi, ko ndi umwana w'Imana, kandi nta n'ikintu gishobora kunyitambika hagati njyewe n'Imana, nta kintu gishobora kuzamo hagati, kuko niyo yabikoze. Haleluya. Ndashima Imana cyane rero ko yakoze uwo murimo kugira ngo uyu munsi mbe mpagaze ahangaha mvuga ubushake bwayo. Hari irindi jambo nkunda cyane riri muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 77, abihuse cyane bahansomera. Havuga ku bushake bw'Imana. Maze kumenya ibingibi ko nabaye umwe n'Imana binyuze mu murimo wayo, naje gusobanukirwa ubushake bw'Imana. Ni Yohana, ni Luka, ni igice cya mbere umurongo wa 77 havuga ku bushake bw'Imana. Uwahageze nahansomere. Maze guhuzwa n'Imana, nahise nakira yandi makuru. Maze kuba umwana w'Imana, maze kuba umukiranutsi, nahise nakira yandi makuru mashya. Ngo no kumenyesha, ni ukuvuga ngo hari uwundi muri Imana yandemeye njyewe. Titire yanjye iravuga ngo gutangira ubuzima bw'umwuka. Gutangira ubuzima bw'umwuka bisobanuye iki mu yandi magambo? Hari icyabanje gukorwa kugira ngo ngere kuri ubu buzima bw'umwuka, siko bimeze? Icyabanje gukorwa rero nuko njyewe navuye mu cyanya kimwe nerekeza mu kindi cyanya. Bivuze iki? Navuye mu cyanya cy'uwari umutware wanjye ari we Satani, nimukira mu cyanya cy'Imana. Mpinduka uyobowe n'iki? Uhinduka uyobowe n'iki? Haleluya. Haleluya. Mujye muvuga cyane mubigendera. Haleluya. Mpinduka umwana w'Imana, nimurirwa mu cyanya cy'Imana. Hanyuma iyo umaze kwimukira, iyo uvuye hamwe, iyo uvuye ahantu hamwe ukimukira ahandi, uhita wakira yandi makuru. Uhita umenya amakuru y'ikirere. Siko bimeze? Mpita nakira aya makuru ari muri Luka igice cya mbere 77, ngo no gukora iki? No kumenyesha abantu be. Kari ugukora iki? Uwo niwe murimo wanjye. Siko bimeze? Ngo no kumenyesha abantu be iby'agakiza, ariko kabanje gukora iki? Kungeraho. Ariko kabanje gukora iki? Kukugeraho wowe. Kari ukubabarirwa ibyaha byabo. Bivuze ngo hari abandi basigaye hahandi narindi. Hari abandi basigaye hahandi narindi muri cya cyanya, kuri wa mutware wundi, kuri wa mwami wundi. Umaze kugera ku wundi mwami, ugomba kwakira yandi makuru y'icyo ugomba gukora. Siko bimeze? Hari ukuntu twakira amakuru, cyangwa se ushyirwa mu cyanya ugagikurwamo ugashyirwa mu kindi, ariko ukahaba nta makuru ufite. Mwari mubizi? Noneho umuntu ubaye aho hantu rero nta makuru afite, mwumva abayeho gute? Uwo muntu utazi amakuru yahaba uzamusanga. N'urugero, iyo ugiye muri Koreya, ntago ndahagera ariko wenda reka mpatange urugero. Abagiyeyo numvise amakuru yabo yuko ari ahantu hateye imbere kuturuta. Siko bimeze? Icyambere imigendere ugomba kubanza kuyiga. Simbizi, ari imigendere yaho ugomba kubanza kuyiga. Siko bimeze? Ubwo wenda bagezeyo nabo barahita babyumva. Ari imirire, ngira ngo nabyo ugomba kubanza ukabyiga. Ndetse n'imyambarire, kuko twebwe ntago tugira igihe cy'ubukonje. Niba ugezeyo mu gihe cy'ubukonje wajyanye iyi myenda gutya, nutagira amakuru yuko ugomba kwambara imyenda y'ubukonje, uzicwa n'ubukonje. Siko bimeze? Natwe rero niko bimeze. Twavuye mu cyanya cya Satani twimukira mu cyanya cy'Imana, aho tugiye gutangira ubuzima bw'umwuka. Kuko Imana ni umwuka, sibyo? Ngo tuyishime, kandi tuyishime mu buryo bw'umwuka. Bivuze iki? Nabanje kubabwira ko nge nakira agakiza, nabanje kwakira amakuru hano mu bwonko. Ntiyamanuka ngo agere hehe? Mu murima w'Imana. Umurima w'Imana ni uwuhe? Umurima w'Imana ni uwuhe? Kandi niba rwa rubuto rutabanje kugera mu mutima, ari bwo bwa butaka ngo rwinjiremo, ntago rujabasha kubora ngo rukore iki? Rumere.
rero wa muntu n'abaho adafite ya makuru azapfa yishwe no kutagira amakuru yahari ahabe nk'umurambo. Mwari mubizi? Uhabe mumbabarire gukoresha iryo jambo niba ryemeye, uhabe nk'umuntu upfuye kandi wowe uzi kuri muzima kubera ko nta makuru ufite. Haleluya. Noneho rero ndagaruka kuri iki gice nisomeye cyo mu Kuva. Ngo Abisiraheli Imana yabagiriye neza ibakura mu gihugu cya Egiputa, aho bari mu bucakara mu bubata, bakoraga imirimo ivunanye. Ngo Uwiteka aza kubona gutaka kwabo. Nutangira gusoma kuva hirya uraza kubibona. Ngo bari bababaye, Uwiteka aza kumva kubabara kwabo, aza kumva gutaka kwabo. Icyo yakoze ni iki? Rwa rukundo rw'Imana yahise yongera kubibuka. Ngo aravuga ngo nzakura buriya bwoko muri kiriya gihugu mbuhereza igihugu cya gakondo. Siko bimeze? Twaremwe mu ishusho y'Imana ariko tuza kujya mu cyanya cya Satani. Imana ntiyishimira ko tugomba kuguma hehe muri buriya butware bwa Satani. Kubw'urukundo rwayo iravuga ngo kuko nakunze abari mu isi cyane, ngomba kubakura hari ahantu nkabashyira hehe munsi y'ubutware bwanjye, kuko hariya ni ahantu batazishimira. Nubwo wenda bari bahari ntabwo bari bazi ko hari ahandi babonera ibyishimo, ntabwo bari babizi, ariko yo kubera ko ari umutunzi w'imbabazi yari yarabibonye. Abisiraheli rero ubwo bari muri Egiputa, Imana yarabirebye, irangije irababwira ngo nzabatumaho umuntu, nzabakura aho hantu kandi nzabajyana mu gihugu cya gakondo. Nibwo yabatumagaho umugabo witwaga Mose, ndetse Mose abanza kwanga kwa kubaho udafite amakuru yaho wimukiye. Imana iramubwira ati ngenda kubwiye ngo uzahaguruka ugende ujye imbere y'umwami Farawo. Ati ariko ho yaba Mana we rero njyewe burana nubwo nzi kuvuga. Siko yavuze ngo njyewe nta nubwo nzi kuvuga, kuko ndumva iyo urebye ni mu gice cya 4 Kuva, igice cya 4 umurongo wa 10 haravuga ngo Mose abwira Uwiteka ati mwami na mbere sindi ntyoza mu magambo, nubwo uvuganye nanjye umugaragu wawe, kuko ntabasha kuvuga vuba kandi ururimi rwanjye rugatinda. Niko Mose yavuze. Iyo wageze mu bwami bushya uyobowe n'umwami mushya, icyo akubwiye urakurikira. Siko bimeze? Kuko ubuzi ko ari umwami ufite imbaraga hejuru y'izawe. Siko bimeze? No mu by'abantu, no mu mibereho y'abantu. Kera tukigira abami ndumva ariko byari bimeze, kuko iyo usomye amateka usanga ariko bimeze. I Bugande haracyari umwami w'Ubuganda. Iyo ugiye mu Rubiri niko bahita, mu bwami bwa Buganda hari ibisabwa. Mbere yuko winjira aho mu Rubiri ugomba kuba wambaye ikanzu, nta pantaro yinjira aho ngaho muri urwo Rubiri. Iryo ni itegeko ry'umwami, waba uri umunyamahanga waba uri umunyagihugu. Bivuze ngo ayo makuru iyo yakiriye uba ugomba gukora ibyo umwami yakoze iki yategetse. Ayo yo ndayafite 100%. Noneho Mose agiye gutumwa kwa kugera muri bwa bwami yari yatoranijwe. Yari yatoranijwe nkuko nawe watoranijwe, wakuwe hahandi ugera mu bwami bw'Imana ukuye muri bwa bwami bwa Satani. Hahandi wararagurira, hahandi wiyirizaga ubusa iminsi 40 ushaka gukiranuka kw'Imana ariko ntugushyikire. None warimuwe ushyirwa mu bwami bwa wa wundi usumba byose kandi ufite imbaraga n'ubushobozi, uracyajijinganya. Harya wahaguruka ukagenda? Reka da, ntago nagenda. Niki kikubuza? Ko wageze ku mwami ukuyobora. Niki kikubuza? Ngo nuko Mose nuko utavuga neza se? Hanyuma se ninde ubitanga? Ku murongo wa 11 ngo Uwiteka aramubwira ati ninde waremye akanwa k'umuntu? Yemwe ninde waremye akanwa k'umuntu?
ndababaza munsubize, ninde waremye akanwa k'umuntu? Ntiyakaziba se nakazibure? Yabikora. Haleluya. Ngo Uwiteka aramubaza ati, ninde waremye akanwa k'umuntu? Cyangwa ninde utera uburagi? Cyangwa ubupfamatwi? Cyangwa uhumura? Cyangwa uhumisha? Si njyewe Uwiteka ubikora? Haleluya. Si Uwiteka ubikora? Vuga nga amena niba ubizi ko ariko bigenda. Vuga amena cyane. Haleluya. Ni Uwiteka ukora iki? Mose yabuze icyo avuga, kuko yari yinjiye mu bwami bw'ishobora byose, kandi iyi shobora byose niyo twahujwe nayo. Niki kikubuza kugenda? N'akazi? Si ikaka cyangwa si igatanga? Niki kikubuza kuyivugira? Niki? Ntuzi kuvuga? Siyo iziba kandi kazibura? Niki kikubuza gukora icyo umwami wawe agutegeka? Nukubera ko wabaye umukiranutsi byararangiye twidamararire? Niki? Tangira ubuzima bushya bw'umwuka ufite amakuru yuzuye. Haleluya. Haleluya. Ngo nuko Mose aragenda, ibitangaza bitangira gukoreka. Uko niko byangendekeye. Mbabwira iki ndeka iki? Uko niko byangendekeye maze kuva muri bwa bwami nkimurirwa mu bundi bwami. Ibitangaza byatangiye gukora iki? Haleluya. Ndishimye. Mfite amashimwe. Ngo nuko Uwiteka Nyiringabo, Imana y'amahoro ishoboye byose, imaze gukurayo bwa bwoko, hanyuma ibushyize imbere wa muntu yitoranirije, ari wowe uri ahangaho uyu munsi, izohereza hahandi wahoze. Mose aragenda akora imirimo n'ibitangaza, ngo ariko Imana inangira umutima wa wa wundi wari uhagarariye cya cyanya nahozemo. Uwo ninde? Ni Farawo. Uwo ninde? Irawunangira, niyinangira ni nayihambura. Mwari mubizi se? Niyibeshaho ni nayo yica. Kugira ngo imirimo y'Imana ikorekerwe hehe? Muri kiriya gihugu. Haleluya. Hanyuma imaze kunangira wa mutima wa Farawo, ngo Abisiraheli bakomeza kuba muri ubwo buzima. Ngira ngo hari kubera ko bari bashumbwe na Mose, baravuze ati ariko Mose, iyo Mana utubwira nubwo ari yabasogokuruza, ariko kuki Farawo akomeje kwinangira? Bijya bibaho, bijya byemera, kubera ko Imana iba yakoze iki? Yabyemeye kandi yabitegetse. Haleluya. Hari ijambo rivuga ngo haleluya, amena. Bisobanuye iki? Ibyo bibe niwumva bigomba kuba gutyo uvuge ngo amena kandi uyivuge cyane. Niba ugomba gukoreshwa n'Imana muri iki cyanya gishya, haleluya. Haleluya. Ntago mushaka gukoreshwa n'Imana? Haleluya. Muvuge ngo bibe bityo. Kubera ko twizeza umutima ariko akanwa niko dukora iki? Twatuza. Mwari mubizi? Ntabwo kukwatura ari uk'umunyabyaha, nuko umwana w'Imana. Haleluya. Kubera ko Imana ifite connection n'umunyabyaha, n'umukiranutsi plutôt. Umunyabyaha arasenga ngo ariko isengeshwa rye ntirigera hehe? None se wowe mukiranutsi kusenga isengesho ryawe rikagera ku Mana, ukizeza umutima, niki gigutera gufunga umunwa? Hanyuma ngo Abisiraheli bamaze kuvayo, kanisubire mu gice cya 14, iminota sinyirye muze kunyobora. Mu gice cya 14 ku murongo wa 10 kaba ariho mpera, haranditse ngo Farawo abatuze. Kangaruke kuri iri jambo ngo Farawo abatuze. Yaratuze abaki? Bivuze ngo gutuga ni nkuko wafata, wenda reka ntanga urugero ku nyamaswa, iyo bafashe ihene bakayizirikanya amaboko,
muzi ukuntu iba yituze, agatuza kaba kituze. Ni ukuvuga ngo Abisiraheli bari ahangaha, noneho ingabo za Farawo ziraha. Bivuze ngo bari babatuze kabisa, bari babagezeho. Siko bimeze? Noneho ku murongo wa 10 ngo Farawo abatuze, Abisiraheli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye inyuma yabo. Mu yandi magambo babonaga babafashe. Siko bimeze? Mu yandi magambo babonaga babasatiriye, babafashe. Baratinya cyane, batangira kwitotombera nde? Umushumba cyangwa se umuyobozi wabo. Imana yabashyize imbere. Natwe niko bimeze. Wakiriye agakiza hanyuma ukabura amafaranga. Wakiriye agakiza hanyuma ukabura icyo urya. Wakiriye agakiza hanyuma ukabura icyo wambara. Iyo Mana nsenga siriye. Iyo Mana nsenga iri hehe? Kitanyambika. Niba na mbere hari narakira agakiza ko nambaraga se amafaranga kaza, none ubu ngubu ari hehe? Ya Mana ishobora byose. Ngo ariko Imana ikora iki? Nangira umutima wande wa Farawo kugira ngo imirimo y'Imana ikorekerwe hehe? Mu Banyegiputa. Natwe abakiranutse, Imana iremera ibintu byose ikabifunga kugira ngo ubashe kwizera wa mwami waguhamagaye, umenye amakuru yose. Nuko bya bindi bigutuze kandi uri umwana w'Imana. None se mwari muzi yuko uriya mwami twasize ko turi mu butware bwe? Muzi yuko nubwo wageze mu butware bw'Imana azarekeraho gukora? Ndababajije munsubize. Azakora. Ariko kuko udafite amakuru yuzuye, aho ngaho niho azakora. Nubwo atazakwambura bwa bugingo buhoraho, ariko kuba imbere y'Imana, kubaho bwa buzima bw'umwuka, kubaho uri imbere ya wa mugabo waguhamagaye ari we mwami wawe, ibyo ngibyo ashobora kubikwambura. Mwari mubizi? Ibyo byose bizagutuga. Nta mafaranga mfite, kurwara n'ibindi. None se uwo mwami unyoboye kandi ushoboye byose bimeze biti? Ngo nuko ngo Abisiraheli noneho bari kuri ya nyanja itukura, kuko Imana yabacishije hahandi mu butayu, bahagarara imbere y'inyanja itukura. Nta nzira bareba, kandi ingabo za Farawo zirabatuze, ziri inyuma yabo zirabafasha. Baranamubajije, ariko buriya muri Egiputa nta mva nziza zariyora kugira ngo dupfire muri ubu butayu? Imana ibwira wa mugabo yatumye ati, ariko kundeba urandeba iki? Rambura ya nkoni yawe abantu bakomeze bagende. Siko bimeze? Kugira ngo ya mirimo y'Imana bwa buhamya buboneke. Yarambuye inkoni, nuko bigenda bite? Bya bindi bigutuze, bya bindi bikwegereye, natwe za ngabo za Farawo zituri inyuma. Ziraza zikaza zikakwegera, atari ku bungubu mbigenje ntera. Ese ko Imana yaguhaye Farawo ubundi uracyarinze iki? Watambutse ugatera intambwe ukamwegera, nawe akarambura inkoni. Siko bimeze? Ubundi se ndamubwira iki? Uriya mushumba buriya nagenda nkamubwira ikira? Gihe namubwiriye buriya gihinduka ni ikihe? Igihinduka ni ikihe? Ariko niba uzi neza ko wimuwe ukavanwa mu butware bumwe ugashyirwa mu bundi butware, renga icyo kintu, utera intambwe nk'uko warenze cya kindi kikwereka ko ukora ibyaha kandi wambaye umubiri w'ibyaha, ukatura ngo ndi umukiranutsi imbere y'Imana kandi nturayireba n'amaso, usibye kuyizeza umutima warangiza ukabyatura. Siko bimeze? Mwarahuye se warayibonye? Warayibonye n'amaso yawe? Niki cyaguteye kugira ngo ubyizere bibe ubuzima bwawe bwa buri munsi? Icyo ngicyo nyine, icyo bana nacyo umunsi ku wundi kiguteza intambwe, na hahandi kuri Mose umugereho umubwira uti, aha dore birantuze bingezeho. Wahawe ubutware n'ubushobozi, nawe akora icyo agomba gukora. Azareba uwamutumye amubwira ati, niki kigutera kutarambura inkoni?
siko bimeze. Narambura inkoni amazi azigabanyamo kabiri. Ngo Abisiraheli bakoze iki? Kandi bambukira hehe? Ahumutse. Haleluya. Bambukiye ahumutse. Amazi yigabanyamo kabiri, urukuta amazi akora urukuta naho akora urukuta. Niyo bayafataho nta kibazo. Yari kugenda nubwo yari kuba afite gushidikanya. Pfa kuba Mose yarambuye inkoni ahumutse akaboneka, yari gufata avuga ati reka nigendere. Ubundi se hari ikibazo? Haleluya. Imana biraryoshye. Noneho ngo barambuka. Bya bindi byari babatuze. Imana yemeye yuko bahagarara ahangaha n'ingabo za Farawo zigahagarara ahangaha. Ngo ariko Uwiteka ngo ya nkingi, nukomeza gusoma nge sindi buhasome hose. Ya nkingi yabamurikiraga imbere yarimutse hagarara ahangaha. Nukuvuga aho Umwisiraheli wa nyuma yarari niho yahagaze. Uwari ahangaha yamubereye umwijima. Atangira kureba ubusa. Bya bindi byari bintuze biri hehera. Razi kabishyiraho. Mbabwira akantu kamwe kambayeho se. Reka nkababwire. Aho Imana yaje gahagarara. Njyewe aho narebaga umucyo, abantu bakabona umwijima. Kubera iki? Kubera ko ya nkingi yari yahahagaze. Ya wa mugabo nakurikiye. Imana nishimwe cyane. Narwaje umwana bikomeye, ariko nge sinavuga ko bikomeye. Ababibonye nibo babonye bikomeye. Nubundi nari nsanzwe icyo kibazo nkifite. Ariko si n'ikibazo. Kuko itera uburagi ni nayo ikora iki? Uwa kabiri rero ubwo ababibonaga mumbabarira, ariko nge ntabwo nabonaga uko mwabibonaga. Babonaga ari simusiga. Hari uwangezeho uri hano yihangana arambwira ati umwana arapfuye. Ni umwana ni muzima, arapfuye. Mwana ni muzima. Bakoze vuba vuba. Ngewe mbayeho mvuga ubutumwa bwiza, niyo ntabuvuga gutya hari ibindi mba ndi gukora biri kubuvuga. Yesu nashimwe. Bamuhereza amafaranga tujyana umwana kwa muganga. Babona apfuye nyine, ariko yari muzima. Narambwira ati umwana arapfuye, ndo kubona nibi ninge ntabyo mbona. Kandi koko mbabeshye se? Ntabyo nabonaga ari indwara isanzwe kandi neje yakira. Tuvuye kuzana iyo miti, hashize iminsi ibiri bya bindi bitangira guhunguka da. Bivuze ngo Imana hari ukuntu iba yabiteguye. Uko babirebaga nge ntago ariko mba nabirebaga. Ni kwa kundi Abisiraheli barabirebaga bakabura. Ziradufashe turapfuye. Imana ibwira Mose ati kundeba uri kubundi. Ubwo yarababwiye ati ari kubundi murabaza iki, muravuga iki, mukora icyo mugomba gukora. Mwarambuye inkoni. Yararambutse rero. Hanyuma natwe twambukira hehe? Ahumutse. Uyu munsi umwana wanjye ni muzima, arashima Imana, nanjye ndashima Imana. Namwe ndabashima muri kumwe nanjye. Rero hahandi Umwisiraheli wa nyuma yarahagaze, niho ya nkingi bayoboraga yaje irahagarara. Bo ibabera umucyo, abari imbere ngo abari inyuma ibabera iki? Umwijima. Batangira kubona ubusa. Niko ijya ibigenza no muri uru rugendo turimo rw'ubuzima bw'umwuka. Nuba ubana n'iki kintu kivuga ngo, cyangwa se uyu mutima uvuga ngo navuye muri buriya butware nahozemo, nimukiye mu bundi butware bw'uwundi mugabo. Kandi kuko Mose yabajije Imana ngo se ningera hahandi mu Banyayisiraheli bakambaza ngo iyo Mana ninde, yaramusubije ngo uzababwire ngo n'Uwiteka Imana isumba byose. Siko bimeze? Nawe nugera muri bya bindi ntazi, yaba ari iby'urushako, yaba ari iki n'ibigendanye n'iby'uyu mubiri, kuko nubwo yakemuye icyo kibazo kimwe n'ibindi by'uyu mubiri irabikora. Haleluya. Ngo uzababwire ngo n'Uwiteka ushobora byose ndiho, kandi izakora iki? Izahoraho. Ntabwo iriho uyu munsi gusa, neje iriho izana horaho. Siko bimeze?
bivuze ngo niba turi munsi y'ubutware bw'uwo mwami, ibyacu byose ibifite mu biganza byayo. Icyo akora ikizagukoresha ntuzatinzemo, kuko izaba yacyemeye. Siko bimeze? Ngo nuko rero bamaze kugera hakurya kwambuka, bya bindi byose byari bibari inyuma, babandi bari babatuze, kuko yabwiye Farawo ngo nimumara kwambuka, ngo imirimo yanjye uyu munsi irakorekerwa kuri aba bantu, baramenya uwo ndiwe. Siko bimeze? Yemera kugera muri ibyo ngibyo kugira ngo ubashe kwibuka uwiriwe. Haleluya. Ego, irabyemera ukabigeramo. Rero baje kwambuka, hanyuma za ngabo zose zari zibakurikiye, ya mazi arongera arasubirana. Babandi baza kubona ya Mana yababwiye ngo ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Ubuzima bw'umwuka rero kubutangira no kwimuka, kuva muri cya cyanya ukimukira mu cy'Imana, hanyuma ukakira amakuru yuzuye, ukabaho unezerewe muri bwa bwami. Haleluya. Yesu aduhana umugisha.